Pazumani iyo ubona ko aramanuka aganira ndetse areba abanyamakuru baje ahangaha baje gukurikirana urubanza rwe ndetse we na mugenzi we Kejon. Uyu nguyu Pazumani yatawe muri yombi nyuma yuko yari yabanje kugerageza cyangwa se gufata video avuga ko agiye kujya kwitanga, ndetse abantu bari baramuterwa avuga ko ngashobora kubanga ari gushakishwa ngo n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyweho icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Uyu nguyu Jihad uvuga ko nawe akurikiranyweho icyaha kijya gusa n'uyu Ishimwe Patrick cyangwa se Pazomani, ngo ni cyaha nyine cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya mugenzi wabo uyu nguyu Yampano uri zagwira Florier. Reka turebe rero byinshi bikubiye muri dosiye y'aba ngaba. Uyu nguyu Yampano ubwo yakoraga ikiganiro yavuze ko Patrick cyangwa se Pazo batandukanye nabi, ndetse uyu nguyu Yampano yaje gufata umwanzuro wo kwemerera amafaranga make kugira ngo uyu batandukane neza na manager we Patrick cyangwa se Pazo. Ikaze kandi abifuriza kumererwa neza mudukurikiye muce bitandukanye, mudukurikiye muri mu Rwanda, sira mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda. Urugendo TV naho ngewe nitwa Nepo, hano mpagaze ni ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twaje kumva ndetse no gutega amatwi urubanza rwitwa Ishimwe Patrick ndetse na Kalisa John. Uyu Ishimwe Patrick abenshi bamumenye nka Pazoman, uyu nguyu noneho Kalisa John bamwenye nka Kejon. Abangaba nabagabo bamaze kuba ibirangire cyangwa se bamaze kuba ibyamamare bitandukanye kubera ko mu bice bitandukanye. Abangaba Kalisa John ni umwe mu bapromota bakomeye cyane uyu munsi dufite hano mu Rwanda, naho uyu nguyu Pazomani umwe mu bakomediye dufite bakomeye hano mu Rwanda kubera ko